amaso yanyu byandenze nabuze icyo mvuga nabuze n'icyo nkora mfite ibibazo byinshi byo kumubaza ariko mbere na mbere hashimwe Imana yo ikemeye ko ariho ari kugira ngo tube twari kubona umurambo we basi tumubonye ari mu maroza ntacyo bitwaye kuko umuntu uri muri gereza buriya biba bishoboka ko umuntu yanamusura ariko umuntu wamaze gupfa fata igihe kinini cyane gikomeye ngendagira ngo ibintu byose biba niyo mpamvu navuga ngo ndashimira RCS kuko hano baraza barabinyereka kuko ntari nsanzwe ndi mwisaho hakurya mu Rwanda niko dukunda kubivuga gusa twihanganire niko dukunda kubivuga ariko turi hanze abantu benshi baradukurikira hano rero baradukurikira ntavuze izina abantu bararwana yego bamaze kudutwara jewe kuko ndi buriya ibintu ari abantu batabikunda abantu bameze nkanjye dutinya ibingibi ni urupfu ntishobora kuba banyagiriza icyaha gikomeye cyane cyane byanagiye nkora ntazi ko bimeze reka basi nitoroke tangije rero iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongere ngwikaza dukurikiranya kuri Madinosa TV muri kumwe na Nyashyi Rwanda rwanya rwakazamura igisho cyagaragazwa mutoro saa 7 mugoroba saa 3 cyagasambi muri wicara kuri Madinosa TV wirebere byinshi byiza twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tumbukura mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imbutari wayikora ndetse nawe wayikuzana kwinyanga usaba cyane kugusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye simaze iminsi mwinginga ngusaba cyane kujya nyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze kitakunze kugira ngo menye icyo nongera n'icyo ngabanya nahereza ikaza abakunzi bacu wari muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia uri mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania reka nkubwire ko urukundo ugenda ungaragariza umunsi ku munsi nazahwema kurusigasira ndetse no kurufata neza kugira ngo tujye turushaho kugendana neza mwabantu mwe sinzi ibintu numvishije nimba ari ibitangaza ariko nabyita ibitangaza nka kwa kundi Yesu cyangwa se Imana ibonekera umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwabantu mwe ngewe nari nicaye mu rugo ejo telefone irampamagara telefone impamagaye ndayitaba turavugana tumaze kuvugana ampa makuru ati se ko hari ibintu biri kugenda gutya na gutya parapa ni ibintu birebire ndumva ngewe nzagira n'umwanya uhagije wo kugira ngo tubiganire ukuntu byagiye byatangiye kugira ngo iyo telefone impamagare arambwira ati hari amakuru numvishe y'umuntu ufunzwe ambwira amazina y'uwo muntu ufunzwe mpita neza numva na amazina yande ya Sadunda ijana kurindi nanga kubyizera nanga no kubyemera ndavuga ati ibi bintu nge nzabyemera neza ijana kurindi ngeze kuri iyo gereza sinzi niba hari uburyo muri gereza bagenda basoma amazina ajya atandukanye uwo muntu we yari yasuye umugenzi uri muri iyo gereza yumva basomye iryo zina ry'uwo muntu arambwira ngo ariko umuntu mushaka witwa gutya na gutya ko nageze numva amazina ye gutya na gutya ubwo siwe ndamubwira ati none se ibyo bintu urabizi neza ati nge ibyo bintu ndabyize wowe uzafata umwanya uze kuri gereza iyi n'iyi ubaze amazina y'uwo muntu wumve nimba atari we mbihuza n'ibintu bindi negeze numva ndavuga ati rero reka ngende ngeyo ngira amahirwe mvugane nabo bantu bo kuri iyo gereza nigira amahirwe bazamumpe mwabantu mwe murambona dore gereza iri hano haruguru gutya gato haranataye umuhanda wa kaburimbo ngira ngo murawubona
noneho barandangira barambwira bati tambuka muri aka kayira nibwo uri buce akayira kapanya ugahita ugera kuri gereza vuba uwo kugira ngo mpagere byansabaga kujya kuzenguruka hirya iriya bitewe n'ahantu imodoka yarengejeje harajya kuri gare. None rero ndavuze ati njyewe reka ngere kuri gereza mbaza ayo mazina kuko bambwiye cyangwa se ayo mazina numvisha mu matwi yanjye nitsanga ariyo cyangwa se uwo munari biraza kunyohereza. Ngize amahirwe ngasanga ariwe Imana yabikoze imirimo n'ibitangaza. Reka kuvuga menshi njyewe ngere kuri gereza reka tujyane nigira amahirwe bakamuma tukaganira cyangwa bakama amahirwe yo kumubona ndaba nshize amanga cyangwa se ndabangize ute ndaba mbohotse muri nge. Cameraman ndagusaba gukuraho kamera kugira ngo tugende nitugerayo nkagira imahirwe bakamumpa ubwo araba amahirwe akomeye cyane. Reka tuzamuka nubwo bitoroshye reka tujyaneyo. Njyewe nabuze icyo mvuga nabuze n'icyo nkora ibintu ndi kubona imbere y'amaso yanjye ndabona ari ibitangaza. Natangiye mbabwira ngo ningira amahirwe ko ngasanga ayo mazina ari we nkagira n'amahirwe yo kumubona byinshi ngiye tuzabiganiraho ndi mu butayu ndimo ndasenga nshima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza ikoze. Muramubona imbere y'amaso yanyu nta byinshi ndibuze kuvuga kuko namwe amaso yanyu arabaha. Ntabwo byanyoroheye kugira ngo ninjire mwahangaha byansabye ibintu byinshi cyane gusobanura ibintu byinshi banga ko ninjira muri gereza. Niyo mpamvu muri kubona twaje hano hanze abo n'abasekirite abacunga gereza babita abasuroveya bahagaze ahangaha nanabashimira cyane kubwo ko rwose mwemeye ko mukumumpa Imana ibaha umugisha ariko ntago bemereye kujya imbere ya kamera. Sadunda muramubona imbere y'amaso yanyu byandenze nabuze icyo mvuga nabuze n'icyo nkora mfite ibibazo byinshi byo kumubaza ariko mbere na mbere hashimwe Imana yo icyemeye ko ariho ari kugira ngo tube twari kubona umurambo we basi tumubonye ari mu maroza ntacyo bitwaye kuko umuntu uri muri gereza buriya biba bishoboka ko umuntu yanamusura ariko umuntu wamaze gupfa wagiye mu isanduku bashyinguye ntago bishoboka. Ntabwo nzi uburyo ari kwiyumva sinzi uburyo ari kwitekerezaho sinzi uburyo ameze ariko ndagira ngo mbanze muhereze umwanya banza basuhuze munumva ijwi ryiwe mwumve ko ari we. Abantu benshi mu makomenti mwagiye muvuga ngo turi kubeshya ngo turi kuvuzana inkuru zitabaho ngo turi guhimba ibintu bitabaho. Mwabantu mu muntu yaza guhimba agahimba yambaye imyenda ya gereza murabona uburyo yogoshe wajya guhimbira umuntu inkuru ukamuhimbira inkuru ko yapfuye. Nta byinshi byo kuvuga amagambo yashize ivuga ndagira ngo banze suhuza abantu badukurikirana. Murakoze cyane wenda bari birebire cyane byo kuvuga byo bibari birebire cyane ariko nyine nta kundi byagenda kuko n'ijambo ry'Imana rivuga neza ko kiri mwisi abafashe igihe mu ntambara kandi nibyo nyine ni na ngombwa. Ubwo rero icyiza cyose uracyakira kaje karemerwa mw'abantu mwe muraho neza murakomeye derukana kera cyane derukana mu byanjye derukana hari ubundi buryo mu nzimu duherukaniramo none rero aka kanya hari ubundi buryo mumbonyemo. Ubwo rero ikintu nabashimira cyane nabashimira nuko mutahwemye kunsengera no kunsabira. Ikindi ndashima Imana ko meze neza cyane ariko umeze neza meze neza. Erega hano turi ni muri RCS Rwanda Correction Service urumva rero ni mwigororero. Yego rero iyo mwigororero umeze neza uretse ko nyine nta ubyishimira nta n'uwabyishimira cyane nk'ibiberamo ni mwigororero nyine. Nawe uri umunyarwanda n'abandi barumva ikinyarwanda barabyumva neza ni mwigororero. Urumva rero abari mwigororero urumva ukuntu biba bimeze ariko hagati aho meze neza nshimira n'aba RCS badufasha kuba tumeze neza gutya. Ku bwanjye
Ndi kwibaza ahantu mpera nkubaza ese twebwe twumvisha inkuru ko wapfuye turanabyakira na famiye tugerageza gushakisha turashakisha fata igihe kinini cyane gikomeye ngendagira ngo uduhereze amakuru uduhereze ubwino bw'uburyo bino bintu byatangiye wavuye i Kigali ngo ukoze ubukwe n'umutinganyi bita Satani Kayusi ibyo wibivuga kuko hano ntago byemewe kubivuga cyane nta muntu uri kutwumva ndabizi neza ko ngewe ndagira ngo ibyo kuvuga ngo simbivuge uburyo wagiyemo ukagera inahangaha bikageraho bigeraho reka nkwakire biroroshye cyane reka nkwakire ni ukuvuga ngo ibintu byose biba niyo mpamvu navuga ngo ndashimira RCS kuko hano ibintu byose biba biri kuba hanze mu Rwanda tuba turi kubireba iba bikuba no ku isi ahandi hose tuba turi kubireba uko bimeze ibyo byose rero ngewe hari igihe uretse ko nyine nako kantu k'umutima katabura ko kugira trauma ariko uko biri kose ndakurikirana ko mukora ndakurikirana mwarambitse reka bari cyo mbera mwarambitse kubibona we wabyakira uti wabyumvise ngo napfuye ngo nagize gute ndabibona uretse ko ahantu tuba tubirebera nta wemerewe gutunga telefone hano utajya mu makomenti ngo urebe uko bimeze ariko uko biri kose nanjye mba naranditsemo komenti nkavuga ko ndiho kandi nkavuga hondi rero mu gihe bitashobotse mwarambitse ndabibona ndetse n'abatuyobora hano baraza barabinyereka kuko nari nsanzwe ndi mu isaho hakurya mu Rwanda niko dukunda kubivuga gusa twihanganire niko dukunda kubivuga ariko turi hanze abantu benshi baradukurikirana hano rero baradukurikirana n'ubundi nta cyahindutse hanyuma rero mbibonye ko mwambitse numva ntibyoroshye mbura uburenganzira n'ubushobozi bwo kwivugaho ndi mbura uko nabigenza gusa nyine umuntu ukiriho burya amaso atahumbye arahura kereka dupfuye nibwo tutahura ariko iyo ukiriho uhura n'undi ni na byiza ni nayo mpamvu mbashimira cyane kuba mwemeye mwarakoze ibishoboka byose mukaba muri kumwe nanjye nabonye hari ibyo mwagiye mukora munshakisha aho nari nibereye nyine nta kundi kuntu nari kubikora nta n'ubundi buryo nari gukoramo kugira ngo nyine mbagaragarize cyangwa se mbabwira ahondi cyane ntabwo byari gukunda gusa nyine ngewe ibyaje byose narabyakiriye narabyumvishije ndarira ndahogora ndabyakira nyine hanyuma ku bijyanye n'ibyo bintu by'ubukwe muba muri kuvuga yego nyine ikintu cyabaye ntabwo wagisubiza inyuma niba byarabayeho nge sinigeze mbijyamo bishobora kuba byarabayeho ari nk'agakino bapanze kunkoresha kugira ngo mbikore muri ubwo buryo akaba ari nabyo aka kanya ntasiba kuvuga ko mu bintu wenda ndi kuzira nabyo bishobora kuba birimo uretse ko atari byo bya nyabyo ariko ku Mana nabyo birimo uratekereza ko ari igihano cy'Imana kuba nicaye hano kuba ndimo ahangaha ntabwo nyine ibyo ndi kubizira kuko ntabwo ibyo ngibyo ntabizira ngo nakoze ubukwe ntabwo babizira ahubwo bishobora kuba ari igihano cy'Imana cyateye kugira ngo njye muri ibyo cyane cyane ko wenda nabyamamaje bikagera kure abantu benshi bakabibona niyo mpamvu wenda nakabaye cyangwa se ntekereza ko ndahangaha gusa nyine ntibiba byoroshye akaba ari nayo mpamvu yaba ibyo nzira binyicaje aha yaba n'ibyo abantu bari banziho ndabishingiraho nsaba imbabazi abantu bose namwe muri rusange n'abanyarwanda n'isi yose none wariyahuye cyangwa ntabwo wigeze wiyahura urakoze kumbaza icyo kibazo nabyo narabyumvisheho muvuga ngo nariyahuye nabaduhaga amakuru
ntago biba byoroshye. No kuvuga ngo iyo ubuze umuntu ushakisha amakuru ahantu hagiye hatandukanye, ukubwije ukuri, uguhaye ibinyoma, ugize gute wese akagenda akubwira. Nje ntabwo niyahuye kuko ntabwo byo cyagenze bite nyine kugira ngo wisanga. Yes, icyo rero nicyo cyari ngombwa kumbaza. No kuvuga ngo ngiye kugira ngo nisange hano ni process ndende kuko hano mpamazemo ndumva mpamazemo nk'ibyumweru nka 2 niba atari kimwe n'igice. Mazemo icyumweru kimwe n'igice mahanga kuko icyumweru kimwe nakimaze ndi kuri brigade, banjyana mu rukiko babura dosiye, bamaze kubura dosiye bahita banjyana muri 30 jours. Urumva rero 30 jours iminsi 30 nyimazemo nk'iminsi gera nko muri 4 niba atari 5 hafi aho ngaho. Urumva rero ukuntu byagenze, ngewe narindi muri campaign y'umusaza. Gusa ntago nyine kuba muri campaign ntago wenda nari mfite inshingano zikaze, ni kwa kundi ufa n'umuntu ku buryo mugenda n'ahantu hose. Gusa ntago nari maze kujya ahantu harenze, nagiye ndumva nafashwe maze kujya nk'ahantu hagera muri 3 ngira ngo. Urumva nafatiwe inaha muri za Ngororero. Yari yagiye kwiyamamariza Ngororero, ariko kubera abantu benshi baba batuzi ntago biba byoroshye. Agiye kwiyamamariza rero Ngororero, turajyana, tumaze kujyana uko byangendekeye tamamaza ngira ne nsoje njya guserebura hano muri Ngororero ku kabari navuze izina. Navuze izina, abantu bararwana. Bararwana, bamwe bamenana n'imitwe, mbese ibintu by'akavuyo gateye ubwoba. Baraza baradufata, bamaze kudufata n'amasaha yari yarenze yo gucuruza muri ako kabari gukora, baradutwara. Bamaze kudutwara, jewe hari ibyo banyagirije bitasobanutse, ariko nyine kuko badufasha ari leta uko biri kose, ubwo bazi impamvu yabyo. Kuko nanizi saha ngewe nta dosiye mfite ifatika yakabaye nyicaje hano. So urumva rero ngenda citse ndirutse. Wasimbutse Pandagare. Mvanga ukuntu byagenze, nyuma nari nkugende na dosiye bari kunyagirizaho yakabaye nyicaje hano cyane. Kuko wenda iyo haza kuba hari nka dosiye runaka banyagiriza, nakabaye wenda nari muri iyi myenda isagutse, kuko imyenda twambara hano ibitandukanye. Ikindi kandi mwakabaye namwe mwese mwarabibonye, abanyamakuru benshi barabikurikiranye. Nakabaye ntari no muri Ngororero hano, nakabaye wenda ndi muri quartier ziwacu aribo mfungiwe. Hanyuma rero nge ndacika, maze gucika imodoka. Kuko twese baratuyoreye rimwe aho ngaho baradutwara. Bamaze kudutwara, jewe kuko ndi buriya ibintu ari abantu batabikunda, abantu bameze nkanjye dutinya ibingibi. Ni urupfu, ntinjya gufungwa, ni ikibuya cyane cyane ko gufungwa burya ntibiba byoroshye, nta n'umuntu ubyishimiye. Bamaze kudutwara, ngewe ngeze ahantu kuri Dodani, sinzi aho ngiye, mpita mpubukamo ceka Pandagare kuko ntago ari polisi yari dutwaye, ni abantu b'irondo ry'ijoro. Ceka Pandagare ndasimbuka, uriruka. Maze kwiruka rero mpita ngenda na wa mutima na wa hantu ndi simazi, nibyo banyagiriza simbizi, shaka kuba banyagiriza icyaha gikomeye cyane cyane banagiye nkora ntazi ko bimeze. Reka basi nitoroke. Tangije rero binyanga munda, binyanze munda, mpita njya kugerageza kwiyahura. We wumvaga ko igisiga ugiye gufunga ubuzima bwawe bwose? Numvaga ko biri kose izamahirwe norotse abo, ariko ndi bugera imbere bakamfata ugasanga mfunzwe ubuzima bwanjye bwose, mbuzo ko mbigenza. Hanyuma rero mpitamo umwanya inzira yo guhita njya hehe kwiyahura. Noneho nkigeraho urupfu ruranga. Kwanzira bwakiye mu gitondo
wiyahuye se muri mugezi twumva uriya musaza yambwiye ko ngiye yambwiye ntago mbizi umusaza ibyo yakubwiye cyangwa ibiki ntago ari byo ngenderaho ngende kukubwira story yanjye uko yabaye niyo migezi sinzi yariyo gusa ngewe nagiye muri ruhurura umugezi utemba w'amazi menshi noneho mu kujyamo biranga byanze bukeye hari igihe wiyahura uruzi rukakuruka bukeye nako si bwagombereye gucya ko ako kanya nyimara kwinagamo abantu bari bari aho hafi banjabuyemo ngira ngo barandukisha amazi bamaze kuyandukisha bahita bahamagara polisi muri iryo joro bwakiye ndi kuri burigade bwakiye ndi kuri burigade basanga rero ngewe nagerageje kubacika basanga uko biri kose abandi baje ngerageza kubacika ariyo mpamvu naringiye hari abo bandi mwari muri bose babarekura yego abandi babaca amafaranga ashoboka barabarekura bamaze kubarekura nge bamaze amaho ngaho icyumweru bakimaze amaho icyumweru ababishinzwe banjyana kuburana rero mbura uko mburana ibyo bipapuro se mbona mwaho ngaho nako kabage ko karimo ibikibundi urumva nyine hano ko byagenze ko byaranze bimaze kwanga nk'ubu ngubu hano iki gipapuro ni dosiye yanjye ariko nta dosiye navuga ngo iriho ya nyayo kuba igipapuro ni dosiye yataranye icyemezo cy'imfunga 30 jours urumva rero nyuma ya 30 jours uko biri kose bazandekura kuko nta kindi gihe cyo kuburana mfite urumva rero hano niba ngewe babanyandikiye bavuga ngo ninjye gufungwa iminsi 30 barakiga kuri dosiye bamenye cyane rero ndahangaha ngiye kubona ababishinzwe ndaburana bazana ahangaha mu minsi 30 akaba aribwo ndahangaha nkuko naje sinapfuye sinagize gute ndahangaha muri ubwo buryo nyine umva rero nanjye ubwanjye nicaye aha ndyamye aha ndarya hano ntazi ikintu kihambesheje ariko nyine nta kundi niko bigenda ukiri mu isi nyine abagomba kubyakira. Hari abantu se begeze bagusura base wansura utese taza amakuru yanjye taza ahundi basi ukimara kubona ibyo bintu bakubitse niki kintu cyakuje mu mutwe bwa mbere? Kintu cyanje mu mutwe bwa mbere nibajije abantu wenda turi kumwe ukuntu bate ariko nyine ntago nabitinzeho kuko kugerageza kujya kubikora narabigerageje gerageza kujya gupfa nyine gerageza ibyo urumva rero wenda bambonye muri ubwo buryo nibo babikurikiranye bavuga ko nshobora kuba byagenze gutyo nyine ushobora kuba napfuye rero sinzi aho wenda iyo nkuru yavuye sinzi uko bayizanye sinzi aho yaturutse ariko ntacyo gusa amahirwe n'Imana dufite nuko nyiriho kandi mpumeka nge rero nabyakiriye ku mutima ndavugana abantu nyine nta kundi bavuga ibyo bashatse kandi ntago wabuza umuntu kuvuga ibyo ashatse ukuri kose kuba gufitwe na nyirako rero ngayo nguko niko rugamba mfite hano rugana nyuma y'iminsi 30 musumva nani gusa amahirwe mfite nuko nkawe ubumenya aho ndi uko biri kose biroroshye kujya ukurikirana amakuru yanjye ukansura igihe runaka cy'iminsi 30 yarangira iyo minsi 30 nirangira ufite amakuru neza ko bazagucyura bazakure ku rugata nta dosiye mfite kandi ujya mu buroko nk'ubu ngubu ufite dosiye ku buryo wenda igihe cyawe iyo kigeze ugenda ukabona unyihanganire ngiye gusoza ndabyumva ngiye gusoza nyihanganira basi umunota umwe mubaza akantu kamwe servier kamwe konyine basi mu mujyane gira vuba Sadu reka genda sibyo ngiye nzagerageza ibindi byinshi kuba nkubonye byonyine birahagije ibindi birenze kuri ibyo nzabikubaza ningaruka kukureba sibyo ibyiza muba mubonye aho ndi kuba mbonye araje we yanyihanganira papa araje gende kuko nyine bo ntago baba bashaka ko genda cyane genda kugatebe se nawe kajyana baragatwara agasanzwe kabakaranga sawa genda ubwo rero ibindi tuzaganira sare mwabantu mwe nanjye kagende
ariko sinzi uburyo ndi kwiyumva, sinzi uburyo ndi kubitekereza, reka ngende mbanze ndyamekera ubwenge ku gihe, ibindi tuzabiganira, Imana ibampera umugisha.